Bavuga ko nubwo mu Rwanda habaye abami batandukanye bakagenda basimburana ku ngoma, ariko hari abami batatu bamamaye. Abo ni Ruganzu wa kabiri Ndoli Cyambarantama, hakaba uyu wa gatatu Gahindiro, ndetse na Kigeri wa kane Rwabugili Inkotanyi Cyanee. Uyu munsi reka tubageze amateka y'umwami Kigeri wa kane Rwabugili Inkotanyi Cyanee. Kigeri wa kane Rwabugili yategetse ahasaga mu mwaka w'1853 kugeza 1895. Yahoranaga ishyaka ry'imihigo, akamenya imirwano, akagira n'ubutwari ku rugamba. Ikivugo cye yari Inkotanyi Cyanee. Ibitero byinshi yagabye byakangaranyije amahanga. Iki ni igice cya mbere cy'amateka y'umwami Kigeri wa kane Rwabugili. Rwabugili rimwe mutara Rwogera rwa Gahindiro, ariko ngo Rwogera imubyaye ku mugore w'umuvandimwe we Nkoronko. Ese ngo byagenze bite? Nkoronko yaje kurwara ibinyoro, yiha akato ava mu bandi no mu ngo ze agira ngo atazagira uwo yanduza. Icyo gihe cyose Nkoronko yararwaye, Rwogera yagendaga mu ngo ze, cyane cyane urw'igiseke kuko ari rwo rwari rurimo umugore muto w'umugeni ariwe Murumvamo. Hashize iminsi Murumvamo aza gusama. Aho Nkoronko akiriye asanga umugore we ngakuriwe. Icyo gihe ntacyo yabyibajijeho kuko yabonaga ko iyo ndari. Nuko Murumvamo aza kubyara, abyara umuhungu, Nkoronko amwita Sezisoni. Umwana amaze gukura, Rwogera na Murumvamo bakajya baganira bavuga ko uwo mwana ari uwa Rwogera, ndetse na rubanda barabimenya. Bimaze kumenyekana, Rwogera ngasaba umuvandimwe Nkoronko uwo mwana Sezisoni, amumusaba ku neza, amubwira ko ari uwe, ndetse ko ari nawe wamubyaye igihe undi yari arwaye ibinyoro. Ariko bivugwa ko yamusabaga bivanze n'ubwiru, bari bazi ko ari uzaba umwami. Nkoronko akagira ati narwaye ibinyoro, Murumvamo yaramaze gusama. Nuko izo mpaka zigezwa kuri Nyiramuvugo ari nawe nyina wa bombi, nawe atumira umukazana we amubaza igihe yasamiye inda ya Sezisoni. Ati wasamye ino nda Nkoronko atararwara ibinyoro cyangwa se inyuma yaho? Murumvamo arasubiza nyirabukwe ko yasamye inda ya Sezisoni Nkoronko arwaye ibinyoro, ndetse abimaranye iminsi. Umugabekazi amaze kumva igisubizo cy'umukazana we, ahamagara abahungu be ababwira uko yabajije Murumvamo n'uko yamusubije. Abwira Nkoronko ati namenye ko umugore wawe yasamye inda ya Sezisoni igihe wari urwaye ibinyoro, kandi nabibwiwe n'umugore wawe. Niba utanga umwana muhe Rwogera cyangwa se umumwime, ariko niwe se. Nuko Nkoronko yemera ko atsinzwe, umwana muha Rwogera, ndetse amutangana na nyina Murumvamo, ariko akomeza kurererwa kwa Nkoronko igiseke kugeza aho abereye umwami. Rwogera nawe aha Nkoronko umwana witwa Rukangankuge, aza ari nk'ingurane ya Sezisoni yo kumara Nkoronko agahinda. Nguko uko Murumvamo yabaye umugore wa Rwogera, nguko uko kandi Sezisoni yabaye umuhungu wa Rwogera. Mwibuke neza, uyu Sezisoni niwe Kigeri wa kane Rwabugili. Uraza kumenya impamvu naho byaturutse ngo yitwe Rwabugili. Gusa benshi mu bantu bazi cyane Kigeri wa kane Rwabugili nk'umwami wakundaga intambara. Ibyo babihera mu bitero yagabye ahantu hatandukanye nko mu Nkore, mu Nyabungo, i Rucuru n'ahandi. Bamwe ndetse banamye ko uyu mwami yagiraga amahane, ndetse yanaciye agahigo mu gutanga abantu benshi. Ariko usanga abantu benshi bakeka ko yaba yarabitangiye amaze kwima ingoma. Nyamara iyo urebye muri bimwe mu bitabo bimuvugaho, usanga gukunda intambara k'uyu mwami byaratangiye kera ataranima ingoma. Amateka agaragaza ko mu bwana bwe uyu mwami yaranzwe no gukunda intambara, kuko yagabaga udutero afatanije n'urungano rwe bakanyaga inka. Abenshi bumva ingangurarugo nk'umwe mu mitwe y'ingabo waremwe ku ngoma ya Rwabugili. Nyamara ngo ingangurarugo nyirizina zabonye izuba ku ngoma ya Mutara Rwogera, se wa Rwabugili. Twibukiranye ko Rwabugili yitwaga Sezisoni mbere y'uko yambura abagabo babiri, Rwabugili rwa Gaceye na Rwabugili rwa Kabindi ka Nyarwaya. Iri zina rya Rwabugili umwe amwita Rwakageyo, undi Nyamahi, kuko Rwabugili ni izina ry'ubuhangange, ariryo bivuga nyir'ububasha. Akaba yarumvaga ko nta wundi ukwiye kuryitwa usibye we wenyine umwami Nyagasani. Sezisoni yabyirukiye kwa nyirakuru umugabekazi Nyiramuvugo Nyiramongi,
abyiruka ahatse abana bo mu kigero cye basaga 50, abahakisha inka zibumbye mu cyondo. Ab'inkoramutima bari bisangwa bya Rwabugili na Mugugu wa Shumbusho. Umutwe w'ingabo ingangururu wakomotse ku matwara y'abana babyirukanye na Sezisoni nawe akiri umwana muto. Ubwo abana babaga mu rugo rwa nyirakuru Nyiramuvugo Nyiramongi baramukeje ngo abahake. Bageraga hafi 30 barimo bisangwa bya Rwabugili bareranywe na Sezisoni wa Rwogera, bakabamo Mugugu wa Shumbusho. Abo bombi nibo baje kugira ubutoni bakadosohoka kuri Rwabugili. Rubanda bakurizaho kubita urutwe rwa bisangwa na Mugugu, aribyo kuvuga uburinganire mu butoni cyangwa urukundo rureshyeshya babiri. Nuko Sezisoni ahimbazwa n'abo bana arabahaka, abahakisha inka z'ibyondo, akajya kumasha uruti, akarasimbira n'inyoni n'ibindi. Uko ngo bamasha rubanda bakabitegereza bakabatangarira. Nibwo rimwe uwitwa Sakufi yabyatuye mu gitaramo abogereza Rwogera araterura ati, hariya hari abana babana na Sezisoni ariko bazi kurasa bitari nk'iby'abana basanzwe. Aho bazakurira babitege. Rwogera arabyumva abibika mu mutima. Bibaho abana bajya kwa Rwogera bakumva abakuru birahira Rwogera na bashebuja. Imwe isangwa abaza Sezisoni ati, mbese ko abandi birahira bashebuja wabahaye inka, twebwe turi abahange bawe uzakwirahira ryari? Abakuru bumvise iyo mvugo ati, ko bavuga ngo uzatwirahira, inka uzatugabira uzayivana hehe? Undi ati, nzazisaba abatware ba data nzibahe. Ugajyana nabo kwa Nyirimigabo. Ageze aramubwira ati, nzabona kugusaba inka zo kwihera abagaragu banjye. Nyirimigabo amuha ubushyo bw'inyana. Sezisoni azigabiye abo bagaragu we izabakwira. Abwira abazibuze ati, namwe nzabasabira Rwogera izanyu. Abana barashega bati, yakuzimusaba uyu munsi natwe tugabire. Sezisoni ajya kwa se ati, njya kugusaba inka zo kwihera abagaragu, ubwo izo Nyirimigabo yampaye zitabakwiriye. Rwogera abwira Sezisoni ati, sinabonye se ufite inka nyinshi, wabagabiye muzaho. Ubwo yamubwiraga za zindi z'ibyondo abana babombaga. Sezisoni arahora agenda arakaye n'abahange be. Ageze imuhira areka Rwogera kuri nyirakuru Nyiramuvugo. Atubonye ngo Rwogera ngo musabe inka zo kwihera abagaragu maze ambwire ngo nimbagabire iz'ibyondo. Nyiramongi aterekeraho, nzakwihera izawe ubagabire. Hagati aho Rwogera ajya ku karubanda asanga abahungu aho bakina, bamwe basimbuka inkiramende, abandi nabo barasimira. Abibonye bimwibutsa abana babana na Sezisoni, arabahamagaza. Baraza n'uduheto twabo, abategeka gufora. Bose bafora neza, barabishimirwa, babashingira uruti, baramasha. Barushanwa bose bitangaza abakuru. Batera imyambi, nabwo barabishimirwa. Bigeze mu mashoka, Rwogera agiwe mu rugo ahamagaza inzoga, aha abahungu be, abana babazaniye ikigage baranywa. Mu gihe bakinywa, abana bahagama Rwogera bati, tubwige uzahera Sezisoni inka azatugabira natwe tujye tumwirahira. Rwogera arabihorera. Abahungu bati, mbese ko bakubaza ntubasubize biragenda bite? Ndati, nabonye ari abakugoto b'umuheto, barebe uwo batera bamunyage. Abana bahita mu gutwi barahora, barasiba barataha. Bageze kwa Murumvamo nyina wa Sezisoni baramubaza bati, Rwogera tubwiye ngo tuzareba inka ziri tubatere tuzinyage, none ntaho waturangira? Murumvamo ati, nimujye indorwa niho haba inka nyinshi. Baravugana bati, kandi ga murazi tujyeyo. Barigendera bajya kurasa imbeba. Bugorobye barabihindura. Mu mahindura umwe muri barababwira ati, basha muze dutere intarama za Rwogera tuzinyage tutagombye kujya indorwa. Imigambi barayinoza. Sezisoni abwira Nyiramuvugo ati, ngiye gutera Rwogera mu nyagi inka nabonye iwe. Umugabekazi yumvise ayo magambo aramusetsa ati, genda umutere. Ugatuma kuri Rwogera ati, witegure Sezisoni araguteye n'ingabo ze. Erega babigira ibitwenge. Mu gihe bakiri muri ibyo, iza Sezisoni ziba zigeze ku karubanda, ibyivugo zibivaho. Ibwami bati karabaye. Abana biroha mu ntarama barazishorera. Abashumba barajumarirwa birabayobera. Ibwami biba urujijo n'ibisetso. Bati zingangurarugo tuzikize dute? Rwogera agiye kubarakarira, abandi bati bibarakarira. Wewe wabwiye ngo aho bazabona inka bazazinyage. Nuko Rwogera arabatumira n'inka banyaze, arababaza ati, niko basha kunyagira inka hari umwenda wanyu babamo cyangwa se murampatse? Nuko barahora.
Rwogera arababwira ati cyo nimurekeraho nigure. Abaha inka zibakwiriye barataha. Izisagutse azirekera aseze isoni. Noneho abari aho bati ni ingabo izindi nimuzishakire izina. Bamwe bati nta rindi ritari ingangurarugo, uko nta wundi wakangaye kugangura urugo rw'ibwami, kurutera intugunda nicyo bivuga. Nuko izina rifata ubwo rirahama. Aho Rwabugili amariye kwima ingoma, n'imitwe y'ingabo ikaza isanga uw'ingangurarugo babyirukanye. Baba batyo umutwe w'umurangangoma ya Rwabugili. Aha niho dusoreje igice cya mbere cy'amateka y'umwami Kigeli wa kane Rwabugili. Niba wakunze kino gice urakora like witwereke. Niba kandi utakora subscribe kuri channel, kora subscribe kugira ngo tuzajye ducikwa n'ibiganiro bivuga ku mateka y'u Rwanda, ibisakuzo, imigani, insigamigani n'izindi nkuru zigisha ku muco nyarwanda. Naho ubutaha mu gice cya kabiri, aho tuzarebera hamwe uko bimitse umwami Kigeli wa kane Rwabugili. Bye.